Gira muri giko kumbya ngo ndamba matangazo waje ndira ati we uje no kumena ameza wowe ubuse ndi kurira amarira kuko napfishije iki abantu babagabo bakuru batekereza babyushye umugabo ungana nkawe sundi rukurira umukozi wambura nkiki Mbona ni wewe wazanye umuryango wanyu wose kurya imiti ya musaza wanyu Byanga byose byaragiye bwanose haganye ngo abimbeho nyinshi umva ari imbeho utangiye ko ari yapfuye ubwanwa bwawe se wow Sheri urahageze cyakora Imana ishimwe wese nawe ariko ndagusuhuza ntukagira ishyaka ni karibu Sheri karibu sinamwakira nko yabaye umujene aha karibu Sheri hoya umujene ubana bwose Eko niko bigomba kugenda. Ariko ngonyo iwanyu harakonje cyane. Bese hari ikintu bita ubukonje. Eko nyine umuntu agira akabi managera. Ubwanwa bwose. Ubwanwa se.
Tangira ko bwapfuye sheri nkwakiriza iki n'ubukonje. nkwakiriza iki Subize se. Uzi ikintu nkumbuye? Nkumbuye Joyce. Cyane rwose. shashira hari wese nkwakiriza iki Amazi. amazi wenyine. bari yanguha Mana kibazo mu mazi. Amazi ni meza mu buzima. Cyane. Iyo abantu bose bamenye ubwiza bw'amazi. Okay. Twari tugeze ku kibazo cy'imbeho ariko umuntu arabimanaginga. Akamenya Tutangira akaruhuga ako imbere yatunye ubwo. Yatunye ubwo nabwo bwose ufu. oya. bazaniye ibirahure nibyo mugiye kunywa Nabo tubibira. Aseshinga cyasetse gake. Uramuzi wowe. Baratamba amagenda bo barashaka. Nkotsa yanjye. nagira ngo uze ukumbuye ijwi ryanjye kubanza sheri ntugire ishyari Oya nta kibazo. Nyamutsa rero gasitse rwose. arakonje Cyane rwose. Kunageze ntase nkumva hari ubushyuhe. Ese bikonje tuzakora cy'urugendo mutwara ko Burya Rwanda. Afurika, u Rwanda tubayeho neza kabisa. Ufite inzoga ryarise. Inzoga? Nziheruka ryarise. reka nta cyiza cyazo atajya reka Iriya nta nzoga z'intangaruka wapfa kubona. Ni rikeri, whisky, ni amave. Ugiye kubinywa rero. Neborata nayibona. Maze rero mureke nanjye nsubire mu kazi rero. Ndaza kugerageza hakiri kare. Nkuganiriza. uretse se abana bakaza bakagusuhuza bagasuhuza na papa wabo Ngano bagiye vuba ngende. bahena Ahubwo kuki baba bataje kunyakira buri. Bane! Bana se shaho. Wasanga rwose abagore bari. N'indangamanota hafi aho. Vanessa ntabwo mwamenye ko papa wanyu yaje Nuko naho ubundi. mwebwe nta nubwo muba mufite amatsiko ngo ntabwo mwigeze mumwumva koko dore na tonto wanyu ari Shisha. umusaza yahageze Aka kanya uransumbye sha. Ni ibisanzwe. Nuko. dadi none furesheri ari zose Subize se kuri. uyu muhanda kabisa Ndabona muze mu ngane. Yusu waturutse muri aya masaha ko karitse zose mbona wazimaze uri gucaracara swambwiye ko aya masaha uri Ahubwo natinze gutaha ngo ndibona subire. byagenze ute se Niyo masaha nyine nahiye umunsi. ni hatari Uzi gute se? shandaho gusa nyine ibyanjye noneho imbwa zabirwaniyemo Ko se wowe umwanya umwe urambwira ngo meze neza. Ubundi ngo ufite ibibazo none byagenze gute? uzi ko Claire yambwiye ngo nshaka ko bagiye kwikorera ubukwe Kagenda. ubu byanyobeye Cyakwa Nyirankotsa rero. ende njye nsubira kwa uriya mugore keka nshaka kanyica kamaramo uyu mwuka mfite Jya kwa papa rero ujye guhangana na mukase. njye kwa uriya mugore None urabahe? ntago nayoba njya kwa papa ntibibaho ngomba kwiyaranja nk'umuntu mukuru Iyo tugiye kubana rero. ngaho nguko uri kugira nze bari abahungu mubana bazamfate ku ngufu se Nise urabahe? ega nanjye ntabwo ndi umwana amaze gukura nkwiye gushaka akazi nanjye ibindi nkabyimenyera Umva rero nkubwire. Uramenye tuzongera gushaka akazi ko mu rugo rurimo umugabo. ariko Ibyo wahuye nabyo nimba utarabibonye. shawapi reka nigendere njye kureba Claire Nanjye reka nahe asanga bari abahungu bantoboye. ava gutobora se na ayo ukorera ukifashamo njyewe nagiye ku muhanda ndakubura mpita nizamukira iyi navuye nicaye hahandi muri ka kayira tunyuramo kuri rwa rupangu rw'umutuku yego ino hansange sawa umuntu aricaza umuntu ku muhanda koko
bite beti ko wicaye hano se? urambaza iki se wakomeje ujye ukamva hejuru Ariko rero ntabwo byari kuba ari byiza ngo bigende kuriya. Buriya cya gihe naritekereje nsubiza ubwenge inyuma sanga ahubwo ibyo nakoze atari ko byari kuba byagenze kuriya. rwose abagabo bagira imico nk'iyo yawe mukwiye kwireka kuko muba muri gusebya abandi bagabo bifite ingo zabo. Ariko nkawe ariko ntukazajya uvuga gutyo. Urajya mvuga iki? Buriya hari ukuntu wafunguye akanwa uvuga amagambo adakwiriye ugenda kubibwira madamu nimba wari kurega kandi nk'umuntu nkawe ukuze ungana gutyo. Nkuze se uzi imyaka mfite? Umva nkuko ubu ungana gutyo nkuko ari wowe ntabwo byari kuba ngombwa bigukwiriye kugira ngo ugende ubibwire madamu kuko biriya bintu byari kuguma hagati yanjye nawe bikaba no mwibanga kurakuze. Wayabonye rero narabibwiye umugore wawe wangira umusazi ugira ngo ibyo wakoze ni byiza warubona rwiyorobetse yagira ngo n'urugabo ruzima kandi uri urupyisi. Umva nkubwire urambwira se iki ntazi nkawe uyu ugaturuna gutyo ukireba ukagaruka nuto tujigwa agira ngo nutwipusi. Umva niba nakwita kuri pusi ndaya nimba wakwita uri huku ndaya nimba uri inturo yo mu ishyamba yihuku y'indaya mbaya simbizi ko wabonye se ko wasanze ugasanga ndi pusi wari uri kugira ngo useseke mu pusi. Umva nkubwe nkawe iyo wirebye aho iyo mba ndi pusi nkagukacira nakuruma. Umva nkubwire nkawe iyo wirebye nihe nari kwinjiza byibura wowe ngo ngufate ku ngufu nkawe. Uravuze nanone ngo ushaka kumfata ku ngufu nibyo ushaka reka noneho nguteza abantu bahamagara oya hagarara cyarasaze gusa bega urugabo rw'urubwa rutinya gereza ndashaka ifungire risanga kuva umunsi wagendeyeho mama yitwaye nabi byatari ewana yaragiye urabona Mukamana azana abana be uriya mukobwa Betty amufata nabi bishoboka. Ariko rero nanjye nkigera inaha narabibonye kabisa nabonye ko uzi ko njya numva n'abantu bavuga ngo niwe wishe Mukamana konguke kana nta hantu nahera mbihakana nta umusaza wa Betura Eric yaraje amuha icyo kunywa yakiroza cyari kiroze ari wowe kiroze none utabizi nari mpfuye neza yahandukishije ku bukeye yakoze ibintu bibi cyane arongera haza gusura Betty usheriwe uzi binamukoreye inshyi nyinshi cyane amumeraho n'inzoga yiguriye ariko ibintu bikimoka byara kandi nta nubwo akunda n'umwana we buriya nabibonye reba Vanessa naho hagira hano ngo haje umuhungu kumusura amufata inshyi nyinshi hanze ubu nta muhungu wakandagira hano zinambara ibera hano ariko ngize impano uraje buriya bizakemuka ntabwo biza koko izina rikurikirana umuntu koko nyirankotsa abe nkotsa y'inkunguzi narabimubwiye ejo bundi mu gitondo agiye muri siporo z'ibintu yankoreye yankubise urushyi yaraguciye we usebye nkuko kw'Imana wenda ikinga akaboko rwose iyo uramuka upfuye koko yari kumbwira ngo naragaraguritse Imana iraza ikinga ukuboko ndarokoka uzi ko njya numva n'abantu bavuga ngo niwe wishe Mukamana ese nyirankotsa yabibaye umurozi bigezeho wiki kandi yarambwiye ngo urananyanga burya mwanga gute se kandi ngo wanyise bahene arambwira ngo iyo ugerekaho ntari yaba yarazi impamvu nari mwese akoze n'ikindi uriya ntureba mama wawe namenyanye nawe angana umubu wa wundi utagira ngo ni umubu w'ingo usanzwe anofere uno mubu w'ingore utera malariya ni ko banganaga neza